nizere yuko ukomeje kugenda untega amatwi waguwe neza cyangwa se ugubwe neza muri runo rukerera. Ntangiranye ngo na nyabingi yabinjiriye cyangwa se hari ibibinjirira, hari ibibagirira nabi, hari ibibatera kurwara, hari ibintu byinshi bigira gutya nk'uko ino ndirimbo yari irimo kugenda ibivuga. Ibintu byinjira abantu bakicecekera, abantu bakituriza, ariko mu by'ukuri usanga rimwe na rimwe ibitwara imitungo yanyu, ibibagira gutya bikabangiza bikabarwaza, ari bya bindi nyine biva mu ntezi, ibintu babaterereza cyangwa se ibigira gutya bikava muri karande kameza miryango. Nguhaye ikaze rero wowe unteze amatwi muri runo rukerera, uragenda uganirizwa na Kisake. Ahangaha tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Nubwo iyo ndirimbo itangiye igira gutyo, ariko mu by'ukuri hari n'ubundi buzima abantu dusanganywe burwara bukarwazwa n'ibintu bitandukanye byo muri iyi si. Buriya kenshi na kenshi hari igihe ufatwa n'uburwayi buno busanzwe, nibwo nkunda kuganiriza abantu, nubwo n'ibyo bindi ngira gutya nabyo nkabikomozaho, ariko mu by'ukuri hari byinshi birwaza abantu. Ubu hari muri no rukerera hari abanteze amatwi barembye bari kwa muganga. Ni ukuri wihangane, kuko burya ubuzima bwo muri isi cyangwa se uko wakwitwara kose, hari igihe uhura n'ibizazane ariko ejo n'ejo bundi ukagira gutya ibyo ngibyo bikarangira. Nguhaye ikaze rero, hari abantu bari mu mujyi wa Kigali mu nteze amatwi, abonje mpura nabo rwose mbahaye ikaze. Burya kuzinduka cyangwa se umurimo n'uwo ukoze azindutse, burya ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro. Igize gutya ukamenya ko ugomba kuzinduka. Hari abari mu modokari, abari mu makwasiteri, abonje mpura nabo rwose mbahaye ikaze. Hari nawe ukibereye mu rugo ukiryamiye, nguhaye ikaze. Iki kiganiro hari ibintu bigera kuri bitatu tuganira, bitatu turarebera hamwe iby'ubwo burwayi n'uburyo ki twabyirinda. Cyo ni icya mbere. Hari igihe umuntu agira gutya akajya ku bwiherero ababara rwose pe. Kubera iki? Mu mara ye ntabwo hameze neza, mu gifu ntabwo hameze neza, ugasanga noneho ibyo byose bikubitiye guhinguka ahagana hasi ubabara. Cyangwa se hari igihe kenshi na kenshi uzana amaraso, rimwe na rimwe ugata utuntu tumeze nk'uduhurunguru. Ibi ngibi bikurura uburwayi, rimwe na rimwe bigakurura na za kanseri zifata hariya hasi. Bamwe bakagira gutya ukabona neza neza akantu k'akarizo kaje. Ibyo biterwa n'iki? N'imirire n'iminywere mibi idatunganye, cyangwa se mu mara harwaye. Ariko ibaze umuntu ararya aranywa ariko ntajya ku bwiherero nk'uko bikwiriye. Iki gitondo tugiye kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ubuzima bwacu bumererwe neza. Wowe urwaye igifu cyajengereje, ukozamo akantu warangiza ugataka ukaribwa, ndakubwira ngo iki gisubizo rwose ndakwinginze ngo ugitege amatwi. Hari benshi rero munkurikiye mwibereye mu bice byo mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse na hano mu majyepfo. Iburengerazuba nambo nabashuhuje, ngo ndavuga abantu bari hano neza neza i Rubavu, abantu muherereye ahangaha i Rutsiro mwaramutse neza, abantu muherereye hano neza neza i Nyamasheke, aho ngaho namwe sinabarenza ingohi. Mbahaye ikaze rero muri runo rukerera tugiye kuganiramo. Hari byinshi ubeze kubitega amatwi. Nagushyiriyeho igikorwa cyiza cyane nk'uko kimazeho iminsi, nk'uko kimazeho igihe. Ahangaha uraza uza witwaje amafaranga 10,000. Niyo promotion nabashyiriyeho kugira ngo wowe utazavuga ngo rwose pe ibintu birahenze. Hari igihe wazengurutse aho ujya, ariko mu by'ukuri uhaburira igisubizo. Reka nkubwire ngo uyikizere. Narakubwiye ngo Abisirayeli barazengurutse iminsi, imyaka ntabwo bacitse intege. Nawe hari igihe muri iminsi ubabaye, ariko ntucike intege. Iki gisubizo hano mu kigo kwa Kisake urakihabonera. Ibyo wanyuzemo byose, uko warabaye kose, hano mu kigo kwa Kisake ugenza ute? Ibisubizo byaho ugenza ute? Nkubwije ukuri ko ubibona. Reka mbanze nguhe umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ni ingenzi.
ni ingenzi rwose, banza uwandike. Andika 07 00 75 130. no murongo ujye uwandikaho kisake. hari igihe waba unteze amatwi nta n'ikibazo ufite ariko ukavuga utereka wandike n'iby'ingenzi. ejo n'ejo bundi hari igihe wakugirira umumaro, ukamamagara ukangisha inama, ukambwira uti kisake ko mfite za nyabingi zinyinjirira, imikoshi banteza, ibisirani banteza, bikagenda bikamaraho ibyanjye, icyangiro bagira gutya neza bakankubita, ukajya mu bantu bakakuryanira n'inzara, akazi wakoraga ntukamareho rimwe, ntukamareho kabiri, kumbe hari ibyo bagize gutya baragufatira. hari igihe umuntu bagira gutya bakamugira ishyamba, niko mujya mubivuga, bakamugirayo rwose pe, ku buryo k'ibyo yakoraga byose bijyanga bikajya hasi. abantu kenshi na kenshi hari uwambajije atari ko buriya kisake koko amarozi abaho. naramurebye ndamubaza ntari ko ufite imyaka ingahe, arayimbwira. ndamubwira nti kimbabaje nuko urimo kuvuga uko kandi bikuriho. arambwira ati byihorere kisake, ubu mfite umugore yaranyanze, nta kintu dupfuye, arifata aragenda, nta kintu n'iki na kimwe dupfuye. arambwira ati byihorere, ubu kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro haranijya, agahora aribwa, agahora ababara. yagiye kwa muganga arisuzumisha, basanga nta kintu na kimwe afite akimurya, kumbe mo imbere agenda aribwa, arashya umubiri wose. turi kumwe neza. ambwira uko byagenze, ndamubwira nti se noneho ubwo ngubwo kandi ko ubizi neza ibyo bintu bagutongereye, ikindi ubwo mbaza n'igiki koko? naramubwiye nti icyambere ni ukugira uburyo kiwaza, nkashaka uko nagira gutya neza nkagufasha, nkakuvura, ubuzima bwawe bukagira gutya bukagenda neza cyane, kugira ngo byibura nawe unteze amatwi. andika uno murongo wa telefone, andika 07 00 75 130. umurongo reka nongere ugusuriremo uwandika, mpamagara tuganire, unandamutse numve yuko rwose ijwi ryanjye ririmo kukugeraho. 07 00 75 130. 07 00 75 130. uwo murongo rwose wandike kugira ngo byibura wumve ibirimo biragenda bibinjirira, umenye n'uburyo kibingibi wagira gutya neza ukabivanaho, cyangwa se ukabyivana ukaza mu kigo kwa kisake tukabigukuraho. gira gutya bikabinjirira, bizajya bigenda bivaho igihe wateye intambwe, igihe watekereje inshuro zirenze ebyiri. nari nkiguha umurongo wa telefone kugira ngo udamutse umbwire aho hirya uko bimeze. reka rero mbanze nkuyoboremo gatoya aho uzajya ugenda unsanga hano i Kigali Kicukiro Centre. i Kigali Kicukiro Centre urahadusanga, turahari rwose pe. iyo uje ukagira hano i Kigali Kicukiro Centre uzajya umpamagara kugira ngo byibura turebere hamwe, dusuzume, tumenye ibyo ubuzima bwawe ko bumeze. nkwibutsa ko nagushyiriyeho poromosiyo irarangirana na kuno kwezi. shaka amafaranga 10,000. gerageza ushake 10,000 uze turebere hamwe nimba ari ibibazo bisanzwe, cyangwa se ari buno burwayi busanzwe, cyangwa se ari bino bigenda bikurya baguterereje. rimwe na rimwe ugira utyo bakagutega ihembe, bakagutega icyo bita itaru, cyangwa se ukagira gutya bakagutereza ibitama. ibyo byose biriho, turaza tubyinjiremo mu kanya. abantu rero muri hano iburengerazuba ahangaha neza muraza mu nsange hano. urabona iyo uri ku Kibuye, uraza neza ukagera hano Rubengera. iyo uje ukagera aho ngaho Rubengera muri rompwe cyangwa se ku giti kinini, urampamagara nkakuyobora kugira ngo utayoba. jya umpamagara kugira ngo byibura nkuyobore neza uze ungereho. hari benshi muyoba
cyangwa se bakabayobya, ujye umpamagara uze neza umenye ko ari ngiye wagezeho. Umurongo wa telefone mba nawuguhaye, reka nongere ngo ugusubiremo, ni 07 00 75 130. 07 00 75 130. Uwo murongo wa telefone wandika ahantu hatagwa imvura. Reka mbabwire impamvu mbabwira uko nguko. Hari igihe uyu munsi waba nta n'ikibazo ufite, ejo n'ejo bundi ukageraho ugahura n'uwo byabayeho ibindimo ndavuga, ukavuga uti tabaranya, reka ngo umurongo wa Kisake akugira inama y'icyakorwa kugira ngo ubuzima bwawe butabarwe. Noneho rero abantu muri hano iburasirazuba mwabonye igisubizo mwajyaga munsaba rwose mu muti Kisake hano iburasirazuba. Abantu b'iburasirazuba ndabaramukije rwose pe, abantu muri Kayonza, abantu muri hano neza neza mu Mutara, abantu muri hano Ingoma, Kibunga hangaha. Reka mbanze nitabe umwe mu banteza amatwi, kuko numwe muzajya munza munsange hano Kabarondo. Abantu muri hano mu bice bya Kabarondo, muri Ngoma hangaha neza neza hazwi Kibungu, muraza munsange hano Kabarondo. Waramutse neza? Naramutse. Igitondo cyiza. Igitondo cyiza. Yego twese hamwe naguteze amatwi ndi kukumva. Murahagana hehe kandi mwitwa bande? Majyepfo kwivuga izina si ngombwa. Aha, urakoze cyane rwose. Nimba udashaka ko bakumva, mbwira ikibazo cyawe. Ni umwe mu bantu bajya bohereza amahembe. Bajya bakoherereza amahembe cyangwa urayohereza? Barayohereza. Barayakoherereza. Bikagufata gute ukumva bikuriye gute? Riraza rigahita rifata umutima, rifata hagana mu ibere ry'iburyo. Nkumva rigiye guhinguranya mu mutima. Wazaje nkagusuzuma nkamenya nimba ari karande cyangwa se ari iby'intezi, noneho nkabona kugufasha kugira ngo bihagarare. Nyine kugira ngo nguteze amatwi ndi kukumva kugira ngo nzamenye ko nyubuza ngana. Ese bambi uzaze i Kigali, nuza ukagera Kicukiro centre uzaba wangezeho. Centre ndahareba. Uzampamagare nuhagera rwose aho ngaho centre, uzahita umpamagara nkuyobora hondi. Nanone mfite umurozi akarara haruguru urugo rwanjye. Akarara curagura. Njya kumva nkumva arengeje ibintu hejuru y'inzu. Ibyo ni ibintu aba gutongera. Iyo birengeje hejuru y'inzu uba wumva bimeze bite iyo bukeye cyangwa ako kanya? Ako kanya mba numva bimeze nk'amasaka cyangwa imvura. Ibya bindi njya mbabwira. Ariko ukuvuga ngo ntibishoboka. Nyoberwa ukuntu bigenze, noneho ubwo nyine bitambekera. Buriya umurozi aba akwifuriza inabi, nawe ujya uhagurukira ubuzima bwawe, sibyo? Rwose uno murongo wa telefone wandike ahantu, wandikeho Kisake. Wandikeho Gisake. Uzampamagare uze ngufasha. N'ubu mu kanya 2:00 ndaba mpari, ngwino tubanze tumenye ibyo ari byo tubone kugufasha. Urakoze cyane bambi. Nigeze kubabwira ikintu kirukana abacuraguzi, ndongera ngisubiremo. Muntu ugira gutyo ukumva ibintu barabigutongera biguye ku nzu yawe nk'amasaka, ni ibintu baba bakohereza bishaka ubuzima bwawe, bishaka ibyo utunze, cyangwa se bishaka urubyaro rwawe. Ntabwo umuntu akora ibyo ngibyo agira ngo umererwe neza, ahubwo abagira ngo ni nabi mu yandi bakwifurije. Muri iyi si harimo ibintu bibiri, harimo urwango, hari n'urukundo. Icyo kimenye. Umuntu agira gutya akakuroga, akagira ibyo aguterereza. Mu kanya iki kintu turakinjiramo neza, tumenye ni iki noneho twakora kugira ngo ibi ngibi ibyo bararaba bacuraguriraho bitabageraho, cyangwa se uwo mucuraguzi ntazongere kugaruka iwawe. Ibintu bagira gutya bakagutongera. None se uno mubyeyi ntabwo mumwumvise? Ihembe barari gukubita, ariko kuba nyumvise
buriya yatekereje inshuro zirenze ebyiri nawe nk'uko njya mbibabwira natabara ubuzima bwe azangereho. Itwaza ibihumbi 10 niyo poromosiyo nagushyiriyeho, ibihumbi 10 iyo uje ndasuzuma nkamenya ni karande biturukamo, ni intezi, ni ibiki. Ahangaha basogokuruza banjye barabinsigiye kugira ngo mumenye ubuzima bwanyu rega buri mu biganza byanyu, mujye mubahagurukira. Murongo wa telefone reka ngukwibutse ukomeze umyandikire ubutumwa bwawe cyangwa se unampamagare. Murongo wa telefone nkoresha iminsi yose, andika 078075 kanongere ngugusubiriremo rwose pe, wandika ahantu kugira ngo byibura ubuzima bwawe butabare cyangwa se ibyawe. 078075 umurongo ujye wandikaho kisake cyangwa se gisake. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 0725 92 63 36. Ndongera nyigusubiriremo 0725 92 63 36. Waramutse neza? Uya yahise agenda ariko yanyerekaga ko turi kumwe. Unati mwaramutse neza, ati kisake ndagushimira cyane waramfashije, ibintu byajyaga biniga ubu ntabwo bikiniga, ati waramvuye ndagushimira, urakoze cyane. Unati mwaramutse neza, ndi umugabo ndubatse ariko ikibazo cyo mu rugo nta bushake nkigira, ese nzabigenze gute? Waramutse neza? Mwaramutse neza. Igitondo cyiza bambi. Igitondo cyiza nawe. Mwitwa bande kandi muri? Cyangwa nawe ntushaka kwivuga izina? Ngenda ryivuga. Yego, urahagana he, witwa nde noneho? Ndi hano mu Gatsata banyita Etienne. Waramutseho? Neza. Gubwa neza rwose pe. Ibintu turimo turaganira urabyumva? Ndi kubyumva, ni ibintu by'inyatsi z'akarande, ibintu by'amarozi. Ibintu bagira gutya bakabohereza cyangwa se bikabituruka muri karande. Yego. None se wowe ibi bintu byumva ute? Ndashaka utsobanurire abaduteze amatwi nabo bumve. Yego. Hari ukuntu mba mfite nk'amafaranga. Amafaranga nakoresha akagenda yoyoka. Ndetse ntagire umumaro kuri wowe, ahubwo neza ukabona ayo wakoreye yose ibyo ushyizemo birahiye neza biragukongotse. Birahiye byose birakongotse. Bakoresha amahembe, bagakoresha za nyabingi, bagakoresha ibindi bintu bituma ugira inyatsi. Hari icyo bita rusahuzi. Yego, amafaranga umva agashita naguzamo ni tataro wambe. Kandi abandi mukora umurimo umwe ugasanga neza ibyabo bimerewe neza. Ubwo ntiwaba wararenze kuri kirazira. Abantu benshi barenga kuri kirazira ugasanga bibakukiyemo cyangwa se barabaroze. Ibyo bintu ngiye bimbaho cyane. Uzaze hano Kicukiro Centre, uzaze ngufashe rwose, ubuzima bwawe buzagubwa neza, sibyo Etienne? Yagiye. Hano? Buriya nawe yabyumvise rwose pe. Uzansanga ahangaha Kicukiro Centre ngufashe. Twaza ibihumbi 10. Keretse iyo nsanze ibibazo byawe bikomakomeye hasabwa izindi mbaraga, niho nkubwira ngo nzagufasha gutya. Nari ndimo ndarangira abantu bari hano neza iburasirazuba. Iyo uje ugera ahangaha neza, ubundi ni muri Ngoma. Ni muri Ngoma ariko mu isante, ubundi ni Kabarondo. Iyo uhaje urampamagara kuko aho nkorera uzahasanga icyapa kinini cyanditseho kisake, cyanditseho gakondo kisake. Nuwinjira ahatanditse uko nguko uzaba wayobye. Gomene magambo, abantu muri hano Kayonza mwegereye hano Kabarondo, abantu muri hano neza ubwo Ikibungo ubundi niko hazwi. Murazamuka neza muze duhurire hano Kabarondo. Ubwo abandi muri hano Mutaro za Gatsibo namwe murazamuka ahababera hafi mubarihumuza. Ariko nta bantu bari hano neza Ikibungo ngo bampamagarira, bantu mu nyumva
mugabo bita Manuel ndamushuhuje rwose uri aho ngaho hafi i Remera. Waramutse neza Manuel. Nego nimba unyumva nyandikira ubutumwa bwawe bugufiya hamwe n'uwo muri kumwe, ubwo ndavuga uwiwawe bose munshimire muti uti rwose mwakira abantu neza pe. Bashyitsi bo rwose mubafata neza, uwo muco muhorane. Nyandikira ubutumwa bwawe bugufi ndebe ko unteze amatwi. Kuri wowe ushaka kuza ngo dufatanye ubuzima turebe buryo ki bwagubwa neza. Ubundi ntarasubiza uno mugabo unyandikiye ko mu rugo byanze. Ubundi umuhanga yaravuze ngo our food must be our medicine. Ibyo kurya byacu byakatubereye imiti. Ibyo kurya byawe bikakuvura, ariko rimwe na rimwe ahubwo urwazwa n'ibyo wariye. Agabi gaseka nk'akeza rwose. Ibaza ukagenda ukirira mushikake zokeje neza rwose buri gihe amafiti ngibyo, nta bindi bimera wagira gutya ngo ufate. Abantu ntibakinywa amazi batereka reka amazi nayiki, unjya numva babivuga. Nahanga aka kanya nicaye rwose pe, nuko mutandeba tutari kuri televiziyo mba mfite akadomoro k'amazi mbanywa. Bimfasha cyane kugira ngo ubuzima bwanjye bugubwe neza. Nikuye wowe unteze amatwi uri aho hirya no hino, ni kangahe unywa amazi, ni kangahe ufata bimwe mu bimera kugira ngo ubuzima bwawe bugubwe neza. Reka nkubaze kandi nawe unsubize. Usanga rimwe na rimwe iki gikorwa cy'abubatse ubundi hari ibirungo cyakagombye kugira cyo bita ibirungo. Niye mpamvu ibyo duteka byacu biryoha, tuba dufite ibirungo byinshi, harimo green pepper, harimo karoti, harimo bitunguru, harimo ABC n'ibindi byinshi. Kugira ngo ibyo kurya byawe biryohe ukoresha byinshi. Kugira ngo imibonano mpuzabitsina, ndashaka gusubiza uno muntu unyandikiye, iryohe kuryohere, hari ibirungo bigomba kuboneka ugategura umugore wawe. Aricyo bita nzabasobanurira amasaha. Reka mbanze ndebe ko abana batarakanguka, haraburi iminota mike ngo bakanguke. Reka mbabwire icyo nashaka kubabwira ahangaha. Hari icyo bita gutotesha. Mwabagabo mwe ndashaka kuzakibasobanurira. Waba uzi icyo bita gutotesha, kunekesha, kuyimwima, kwagaza, ibi bintu waba ubizi? Ndashaka kubigusobanurira ejo n'ejo bundi nkazajya ngenda mvugaho kimwe kugira ngo ubimenye. Hari ibirungo ugomba gukora kugira ngo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiryohe kandi kigende neza. Abantu mukiryamiye ndabashuhuje, mukiri kumwe n'abo mwashatse cyangwa se abo mwashakanye mwubatse ingo, cyangwa se n'abandi bagize gutya bakibeta. Barimo ni ukwiba buriya niko navuga. Reka ibyo byihorere. Ndashaka kukubwira ngo hari impamvu utaryoherwa. Hari igihe uba ufite ikibazo cy'uburwayi, imisemburo yawe neza yaragiye igashiramo. Cyangwa se ukaba ufite ikibazo cya diyabete, cyangwa se ukaba ufite ikibazo cy'impyiko. Ibi nabyo birashoboka iyo bifite bibi bibazo. Cyangwa se ukaba ufite prostate yawe. Ubundi prostate ni inyama ku mugabo iri hepfo y'uruhago gatoya, ni irerero ry'intangangabo. Iyo iryo rero ryarwaye tayari burya igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ya nkingi nyamwamba tujye tuvuga, burya iba yasenyutse. Iba yasenyutse rwose pe. Nkubwire rero ko hano mu kigo kwa Kisake iyo uhaje ikibazo cyawe kirakemuka. Twabonye uburyo ki rimwe na rimwe umugabo agenda akishima, cyangwa se mu myanya ishinzwe kororoka ukumva akantu kirutsemo nk'umurabyo, cyangwa se ugashaka kwinekera kwishimamo. Rimwe na rimwe ugacika umugongo, rimwe na rimwe ukumva umutwe urakuriye. Ibi ngibi n'ubu bifite uzajya ucikiriza. Ujye mu gikorwa ucikirize neza ukive mutararangiza utaryohewe. Ubwo uwo mwashakanye we bizaba bimeze bite? Reka nkubaze kandi nawe unsubize. Banza wandike ku murongo wa telefone kugira ngo byibura mwebwe mumeze uku nguku mujye muza tuganire. Shaka ibihumbi 10 niyo promotion nagushyiriho, irarangira na kuno kwezi turimo, kuko iminsi yo irimo kugenda igenda. Shaka uburyo ki waza ukangeraho none ngufashe. Andika ku murongo wa telefone. Umurongo wa telefone ni 078 00
75 130. Ndongera nyigusubiriremo. Andika 078 00 75 130. 078 00 75 130. Uyu murongo ujye wandikaho gisake. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo nayo gira gutya uyandike, izagufasha. Hari uyu munsi waba wumva rwose nta n'ikibazo ufite, ariko ejo bundi ukabona umuntu abana be bahinamiranye, ukabona umuntu ufite icyangiro, umukobwa arateretwa ntashyirwa mu rugo, ahubwo neza neza ni ukwirirwa bamukinisha umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, kandi nta kintu na kimwe wamunengaho. Hari igihe bagira gutya bakakuzinga bakaguhezayo. Ubundi kera hari ikijyanye ahangaha nicyo bita umuhuta cyangwa se umuhezayo, bakoreshaga umuntu akaguhezayo ugaherayo, kagufatira neza neza, ibibazo bikavuka. Ndakubwira ngo muri no rukerera, nimba unyumva, tabara ubuzima bwawe cyangwa ubwabawe. Waramutse neza? Igitondo cyiza bambi. Yego ndakumva. Mwitwa bande kandi muri hehe? Igatsibo. Nabashyiriye hano ishami neza neza Kabarondo, ahangaha muri Ngoma, hahoze ari mu Kibungo. Kabarondo ndahabona nyine. Nushaka kuza uzampamagare, noneho rero duhane gahunda tuhahurire kugira ngo ngufashe. Se wakubera hafi kurenze kuza i Kigali? Kabarondo niho hafi kuri njyewe. Nimba ariho hafi kurenza i Kigali, uzampamagare duhane gahunda, noneho rero uzahansange. Ego, ikibazo cyawe ni ikihe? Ikibazo kijyanye no gutera akabariro nyine, ntabwo niyongeza. Ntabwo wiyongeza neza neza? Bigacikira byibura se? Cyangwa uba wumva unabishaka mu mutwe? Ariko wagera ku gikorwa wapi? Nyine akambere ariko akakabiri bikanga. Abagabo benshi ndashaka kugusobanura wavuye ku murongo kugira ngo ubyumve neza. Tega amatwi radio rwose. Sawa, urakoze cyane. Ndashaka kubwira abagabo benshi mwihangane. Ari umugore umwe twaganiriye arambwira ati, erega buriya umugabo ntabwo yatuma umugore arangiza, cyangwa se umugore ntiyarangiza mu gutera akabariro ku nshuro ya mbere. Nifasha guhitamo ndumirwa, nuko bimeze. Ni umugore wabimyibwiriye, turi kumwe neza, mubaza kwivuza, mubo tuganira, tugendane neza. Noneho ndavuga nti buriya hari ubushakashatsi nanjye nari nimo ndagenda nkora, nyine ngenda mbaza abagabo abagore. Noneho rwose hafi ya bose barambwira ngo iyo akabariro kambere ukarangije, ni ukuvuga ngo wakagombye kuba ufite n'izindi mbaraga zijya mu ka kabiri. Turagendana neza. Ariko umugabo umwe hari igihe bafite imisemburo mikeya, agatero kambere turi kumwe neza, aka kabiri neza neza kiryamira, agasanga neza neza. Ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umugore wawe muri kino gikorwa cy'amabanga yabubatse, ino nkingi ya mwamba wakagombye kuyinoza iya mbere ikarangira, ku buryo kini ya kabiri iza kandi yihuse. Noneho abo bantu twaganiraga barambwiye bati, ku nshuro ya kabiri niho umugore burya arangiza. Iki ngiki nagifashe nk'ukuri 50%, ngifata 50% nicyo, 50% sicyo. Kuko hari igihe umugabo aba yifitiyemo ubushobozi bwe ku buryo iki gikorwa cy'inkingi ya mwamba inshuro ya mbere rwose akinoza, umugore akaryoherwa kandi akanarangiza. Nta kibazo nibi bibaho, ariko hafi ya bose turi kumwe neza nuko bimeze. Byo nari mvuze bwa mbere. Noneho hari igihe umugabo aba yifitiye imisemburo mike yararangiye bikanga,
kwiyongeza bikanga, umugore we bari kumwe ntaba amugereye ku ndunduro z'ibyishimo bye bya nyuma. Kandi ugomba gutanga uburyohe wa mugabo we, ugatanga uburyohe, ugatanga kuryoherwa mu rugo. Umugabo atanga uburyohe n'umugore agatanga uburyohe. Ubu ngubu impamvu utiyongeza, harya waba utazi bya bindi nasobanuye ikijyanye no gutotesha, kunekesha, kuyimwima, ntabwo ibyo wabikora. Nubwo wabikora rwose ku nshuro ya mbere ararangiza. Kandi buryo kiba kigamijwe nuko mwese mwishima mukanyurwa. Noneho rero ugasanga ahangaha hari umugore wifitiye ama infection rwose pe, akaribwa akishima mu myanya ishinzwe kororoka. Ya tirikosefari na tirikomunase twababwiye mu minsi ishize, ugasanga nawe bimuriho, rimwe na rimwe akazana ururenda ruhumura nabi, cyangwa se akazana ibintu bimeze nk'amata yapfuye mu myanya ishinzwe kororoka. Ibintu mureke tujye tubisobanura, tubiganire, kuko na rimwe nibyo mufite bibarwaza. Asanga imibonano mpuzabitsina yarayihuzwe, asanga nta bushake akigira, nta mavangingo akigira. Namwe reka tujye ku byanyu. Nzajya mbibabwira kugira ngo byibura mwikubita agashyi mumenye ko ibi ngibi bivurwa. Banza wandike umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uramutse ushaka ko ngufasha, ukaza hano mu kigo kwa Kisake. Andika umurongo wa telefone, ni ingenzi. Andika 078 00 75 130. Ndongera nyigusubiremo, ni 078 00 75 130. Murongo jya uwandika. Harya wanyumva aka kanya inyakiramajwi yawe yifunguye aka kanya ugasanga twatangiye, ugasanga ngeze aho ngaho hari ibindi byagucitse, ariko ufite ibibazo bitandukanye, urampamagara uti ko bimeze gutya na gutya, mbigenze gute? Nkakuyobora huza ukansanga nkagufasha. Murongo wa telefone ndongera ngusubiriremo, ni 078 00 75 130. Iyo ngiyo ni MTN. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Ndongera nyigusubiriremo, ni 07 25 92 63 36. Ino mirongo yombi ujya uyandikaho Kisake. Reka nyuze mwamaso mu butumwa mwanyandikiye. Unati mwaramutse neza, ibiri ati abirutsiro bagusanga hehe? Abantu muherereye hano iburengerazuba nabivuze. Mu bandi magambo, abantu muri hano mu Rutsiro murazamuka mu nsange hano irubengera, hazwi nko ku giti kinini. Nuhagera rwose ujye umpamagara kuri uwo murongo wa telefone nagwaye kugira ngo utazayoba. Hariho abantu bayobya abandi, hariho nawe ubwawe ukaza utahazwe. Jya umpamagara nze nkutore. Mba nambaye umupira wanditseho Kisake, umupira w'akazi wanditseho Kisake, kugira ngo utazayoba rwose ujye umpamagara. Mu yandi magambo, hano irubengera ku giti kinini, abari Nyamasheke muraza muhansange, abirutsiro muraza muhansange hano neza neza ku Kibuye irubengera. Ubwo hakubera hafi, wowe unteze amatwi ujye uhansange. Abantu mukimbaza muti ese mu majyepfo murahakorera? Narahavuye, burya gahunda mba nabahaye iyo igeze ku musozo, ibigeze ku musozo rwose. Mu majyepfo ntago ntihakorera. Muzaza munsanga Kigali Kicukiro Centre, cyangwa se hano irubengera, cyangwa se hano Kabarondo, hakubera hafi ubari huza hano neza neza muri Ngoma Kabarondo. Abantu baho ni mu mpamagare, cyangwa se abahegere mu mpamagare, turebere hamwe ibibazo muba mufite tube twabafasha. Unati amakuru yaramutse, turaho rwose. Umuntu baroze guhurwa iwabo
ati wamufasha. Ibi bibazo rwose bivaho pe, bivaho ubyumva umuntu bakamuroga guhurwa iwabo, ahubwo ugasanga abarimo barabimutera niba umutima we uriho. Ibi bintu uzaze turebere hamwe, kuko ibintu by'imyuka mibi biravurwa bikarangira bikavaho. Waramutse neza? Igitondo cyiza. Mwaramutse neza? Ndakumva. Igira hirya y'inyakiramajwi yawe ho gatoya, cyangwa se uyigabanye tuganire. Banyita Ndahayo Jean Bosco. Jean Bosco Ndahayo, urahagana hehe? Mvuye mu Burasirazuba. Iburasirazuba, mu kahe karere neza? Mu karere. Nta kibazo, mbwira wihavuga, kuko hari benshi muba mushaka ko batabumva, nibyo byiza. Mbwira ikibazo cyawe se, ibi tuba tuganiraho ubyumva ute? Ikibazo cyanjye, ikiganiro cyanyu naragikurikiye. Muvuga umuntu neza bigahura n'ubuzima afite. mba nababonye. Burya kenshi ego bambi nanjye nandiye inzoka trikomonasi ashize nk'imyaka myinshi, ni nka 12. uyifite iyo trikomonasi uyigendana? Nagerageje kwivuza mu poste de santé, centre de santé, ndetse naho njya mu ivuriro ryigenga. Aho byari byaranze mu masantere de santé, byari byaranze ujya no mu yigenga. Rwose bakanca 9,000 agera umudamu wanjye. None si imiti babahaga ntabwo wowe n'umugore byabafashaga? Ni ukuvuga ngo hari igihe nabaye nkukira. Yego. Ariko naje gukeka ikibazo kimwe, hari umuntu twabanaga undi ku ruhande utarayivuje neza, kandi kumureka birananira. Neza ubwo wacaga inyuma umugore wawe? Ariko we atarivuje? Ubwo mu yandi magambo ntabwo ari uko bananiwe kukuvura aho hose umbwiye, ahubwo hari ikibazo kindi cyari kiri ku ruhande wagendaga ugasanga warivuzaga ugakira, ugasanga uwo wundi utarivuje. Kuki utamujyanye kwa muganga se ngo babahe imiti nawe? Habaye ikibazo cyo gutinya amafaranga, nkumva ni menshi. Amafaranga nta ahuriye n'ubuzima rwose, icyo ngicyo kimenye. ariko ndashaka uburyo nyine nazabagiraho mukamfasha, kuko muri icyo kibazo cyo gutera akabariro. Ikibazo cyo gutera akabariro, urwo rurenda muvuga ruturuka mu gitsina rumeze nk'amata yapfuye. Ni ikibazo kiba ko abadamu bombi. Se bambi. Ikintu ngiye kugusaba rero, muzaze mwembi cyangwa se ubwo muri batatu, sibyo? Wazana umwe uyu munsi, undi ukamuzana ejo, ntacyo bitwaye rwose. Uzanyaruke mbanze menye impamvu zabyo byose, nimba ari trikomonasi, trikosefale, kuko kenshi na kenshi ibimenyetso by'ibi nababwiye bijya guhura, ariko atari kimwe, aho bituruka atari hamwe. Nzagufasha kugira ngo byibura nawe ujye ubona agategeka kababasha, sibyo? Erega wa muntu, iki gikorwa reka nkubwire, burya ukijyamo nyamara umeze neza niho ukibasha. Ibyo ngibyo byose mugenda muvuga rero, byo kurangiza umugore ntarangize, kurangiza vuba cyane, ni ibintu bimbaho kandi byambaga. Ni ugutera akabukoko. Ugezeho maze iminsi nkurikirana ikiganiro cyanjye uko ndyamye. Ikiganiro cyanjye nako cyane. Yego. Abana b'abantu bafasha. Shaka uko uzaza, wambwiye kuri Burasirazuba. Wazi Kigali, Kicukiro santere, urwose uzahansanga. Waza Kabarondo, ariko uzabanza umpamagara aho hose kugira ngo wumva hondi, sibyo? Noneho rero utera intambwe uzaza ngufashe, noneho ubu umugabo mu rugo, icyo gikorwa umukangura abagabo hari kugira ngo icyo gikorwa uzajye rwose ugihamya neza. Urakoze cyane bambi. Icyo nshaka kumenya noneho, mwamara impungenge z'amafaranga kugira ngo nzayategure neza. Muri iyi minsi dufite poromosiyo nabibasobanuriye, shaka ibihumbi 10
uze mbanze nsuzume menye ibyo ari byo mbe nagufasha, kereka iyo nsanze hari ibindi nzakoresha byisumbuyeho cyangwa se ubundi bufasha nzaguha bwisumbuyeho, niho nkubwira ngo dore nzagufasha gutya na gutya. Nzagufasha. Twari twibereye kuri kino kibazo rero, uno muntu anyandikiye ati guhurwa, umuntu agahurwa iwabo. Reka nkubwire pe, reka manze nsomere umuntu ubutumwa. Unati mwaramutse neza, ati mwaramutse neza muganga dukunda, waramutse bambi, komera agira igitondo cyiza. Unati kisake waramutse, ati ndakwemera, urakoze cyane. Unati mwaramutse neza, ati kisake ndagushimira, waramfashije ndi umugabo nari nubatse ariko gutera akabariro byarananiye, ati ubu rwose nsigaye meze neza akambere nkaniyongeza. Urakoze cyane. Icyangombwa ni uko urangiza umugore wawe nawe ukamugerera ku ndunduro z'ibyishimo bye bya nyuma nawe akarangiza. Hari abagabo benshi batazi umugore warangije uko amera. Ibi bintu ndashaka kuzabibigisha nabyo. Reka nigendere noneho rero twisobanurire uburyo ki umuntu aroga undi agahurwa iwabo nk'uko uno anyandikiye. Unati mwaramutse neza, ati kisake nsobanurira, ati nanjye ibintu birarabiniga neza nkumva nk'uko ugiye guhera. Kamanze mbasobanurire. Ubundi kera iyo umwana yavukaga bamwozaga imiti bakamushyira mu cyuhagiriro. Abantu bakuze tungana cyangwa se mwajyaga mubyumva uburyo ki umwana hari imiti yozwaga. Ni iyihe mpamvu ibi bintu byabaga? Nikoye hari igihe umwana bazaga kumusura, tugenda neza, umwe uje kumusura afite imikoshi, agashaka kuyimusiga cyangwa se agashaka kuza akamwanduza akamuhumanya. Iyi miti yo bayozaga, umubyeyi yafataga imiti akayimwoza akajya mu cyuhagiriro. Turi kumwe neza? Ntabwo ibyo byamufataga, babaga bafite umuhashya bakawumwoza, umwamira bakawumwoza, kugira ngo ibi byose bibe byamwamurukaho, hatagira umwangiza, hatagira uzana ibyo. Ariko muri iyi minsi ni bangahe ibi babikoresha? Bangahe bafata imiti bamara nk'uyu muhashya cyangwa umwamira, wamira abarozi, umuhashya utuma ibi bintu byose bigenda. Ni bangahe ibi ngibi babikoresha? Reka mbaze ababyeyi munsubize, cyangwa ubusanga uvuga uti atereka ibi bintu mbikoresheje, ati abo dusengana bambona bote tibabiba. Reka babwire, ibintu biri hano hanze bizajya bibica ubwenge, noneho namwe ibyanyu bigende byangirike, umuryango wanyu ugende wangirike. Bibiliya iravuga ngo tubaze kandi tubaririze inzira z'abasogokuruza bacu, inziza ko ziri, tubariho tugenza gute? Tubariho tugendera, turagendana neza. Babaga bafite umwirinzi, babaga bafite umuhashya, babaga bafite umuturirwa, babaga bafite umucyuracyura. Ibi byose bakabikoresha, umuryango ukamererwa neza. Ariko muri iyi minsi umuco aho wamaze gucikira, turi kumwe neza, usigaye ureba abantu ukabaha agaciro, wowe ubwawe ntukihe n'umuryango wawe ngo si ibi byagenda gute babibonye. Reka nkubwire, ni ibimera Imana yaremye kugira ngo abantu bamererwe neza, uwarozwe arogorwe, uwatererejwe amahembe ayavanwemo ahagarikwe. Iyi myuka mibi abantu bagira gutya bagateza abandi ibavanweho. Mundi basogokuruza bacu, tega amatwi neza, basogokuruza bacu hari uburyo ki bivuraga iyo babaga barwaye. Tugendane neza abantu mu nyumva. Hari ubuvuzi bushingiye ku muco gakondo, ubuvuzi bwazanywe na Gihanga. Gihanga yigisha abasogokuruza bacu imirimo yo gukora, arangije arababwira ati ariko buriya muzarogwa, bazabatera amahembe, hari ibizava muri karande kameza miryango bibatere, muzabivanwaho mute. Hari abantu banga abandi, umuntu akakureba akagutera icyangiro, abana bawe bose bagatorongera, umuryango wawe ukakwanga, bakagutangaho igitambo. Turagendana neza. Arababwira ati hari uburyo ki mwajya mwifasha babaroze mwene aka kageni. Arabigisha n'uburyo ki bajya bagenza gute bivura.
ndashaka kubikubwira rero nawe ukajya ubyibura ugire bimwe wakoresha, cyangwa se byakwanga ukagana Kisacyo ukaza ukambwira uti imeze gutya na gutya, cyangwa se nanjye nkabisuzuma nkabimenya, kugira ngo byibura ubuzima bwawe bugubwe neza, ibyawe byutunze bigumeho bitayoyoka, ndetse ukanatsirika iyo turangije kukuvura. Ariko banza wandike umurongo wa telefone, banza wandike, kugira ngo ejo n'ejo bundi uzajya umpamagara nkugira inama. Andika 07 00 75 130. Wandike 07 00 75 130. uyu murongo ujye wandikaho Kisacyo, wagufasha kampamagara nkakugira inama, cyangwa se ukaza ukivuza kugira ngo iyi mikoshi kuve, ibisane bikuveho, ayo mahembe birirwa baguteza, abana bantu ntibakikumva, bari bazi ubwenge mu ishuri, none ubu ngubu neza neza ibyaba byaranangiye. kubera iki? Bintu babatongereramo. Waramutse neza? Igitondo cyiza. Inyakiramajwi yayigabanyeho gatoya. Halo? Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Uri mu Nkoto? Mu mujyi? Yego yego. Ibi bintu tuba tuganira se wowe ubyumva ute, cyangwa se biba bikumereye gute iyo ubibona muri izi? Hano i Kigali Kicukiro Centre. Urashaka kumenya aho mba ndi neza neza? Kicukiro Centre, uzampamagare kugira ngo neza neza nzabe mpari, sibyo? Nujya kuza uzambaza uti Kisacyo urahari, kugira ngo byibura ngusobanurire uzuhansange. Urakoze cyane. Kera bajyaga bavuga bati mu mujyi umuntu wese areba ibye. Ati nta marozi ahaba, ariko nabonye ariho hambere abahubwo. Umuntu agira gutya agakurira ibintu mu nzu, undi yabijyamo bikamufata. Abana bawe baba bari wenda ahandi baba bari aho ngaho mu gipangu, rimwe na rimwe ugasanga barozwe rubuyero, icyangiro, cyangwa se umuntu akajya gutya akabangiza, akagira ibyo abatongera bikabafata. Nta hantu burya abatari. Waramutseho neza? Halo? Igitondo cyiza. Meze neza, umeze ute? Urahagana hehe? Uri ku Gisozi. Ibi bintu tuba tuganira, buno burwayi busanzwe, cyangwa se bino bijyanye n'amarozi n'imyuka mibi bidasanzwe, ujya ubyumvaho? Ukagira ikibazo kuri bino twabanjije byo gutera akabariro? Kubihe? Ikibazo ukuvuga ngo ndakurangira akazi, ariko kenshi akazi kanjye nkavanwaho kandi abanzi ko ibi bintu ndashaka kubigusobanurira neza, nubwo iminota yanjye yanyuze kumpamagara mvuye muri studio. Kenshi na kenshi ntabwo ari wowe, hari ibiba bikunyweramo, cyangwa se ugafatwa na za kande ukajya mu biyobyabwenge, cyangwa se kunywa neza neza bikakokama, rimwe na rimwe bakakwirukana kubera inzoga, kandi uri umuntu ushoboye kwikontorora. Ariko kuko ari byo bigutegeka ntushobore kwikontorora, umuntu yarabiguterereje cyangwa se yarabigutongereye kugira ngo akuvane ku murimo. Ndimo ndagenda mbibwirira bambi mumpamagare, umurongo wa telefone urahari, nabashyire igikorwa kizarangira na kuno kwezi, kugira ngo byibura ubuzima bwanyu bumererwe neza. Shaka 10,000. Iyi promotion ni 10,000, ko bara ni promotion n'ubufasha nabashyiriyeho. Wowe shaka 10,000, ndabizi muri no minsi ibintu ntabwo byoroshye, ariko buriya ubuzima bwawe n'ubwawe shaka uko uzazungereho kugira ngo mbe nagufasha. Ndi hano i Kigali Kicukiro Centre, nabasobanurire neza. I Kigali Kicukiro Centre
abantu muherereye iyi burengerazuba, ubwo ni abantu muri hano neza neza ku Kibuye, abantu muri mu Rutsiro, abantu muri neza neza Nyamasheke, cyangwa se no hirya yaho, muraza munsange hano i Rubengera. I Rubengera nahabasobanuriye, iyo uje ukagera ku giti kinini cyangwa se kuri rompu aho ngaho i Rubengera, mpamagara uze neza neza ungereho. Murongo wa telefone mba nawuguhaye, harya uzayoboza umuntu akakuyobya, ujye umpamagara uze unyigerereho. Noneho ubuzima bwawe tusanasana iminsi igire gutya, iminsi yicume. Mwaramutseho neza? Igitondo cyiza bambi. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Kicukiro. Ni ikibazo ki ufite? Abantu badafite ubushobozi bwo ntabwo bafasha. None se bambi buriya wagira ngo hari umuntu njya mpeza? Oya, hari n'igihe umuntu aza nkamuvura yamara gukira akazitura, ariko byibura nawe ukagira umusanzu utangaho ku buzima bwawe. Ubu se poromosiyo nabashyiraho y'ibihumbi 10 ubwo yakunanira? Reka nkwereke ikintu ugiye gukora, uze kumpamagara mvuye muri studio tugane neza rwose, nzagufashe nawe kugira ngo byibura ubuzima bwawe tubutabare. Kicukiro Centre, igeze hano neza neza Kicukiro Centre, urampamagara. Urakoze cyane. Yego nawe komera rwose pe, uzaze nzagufasha. Noneho rero basogokuruza bacu ugihanga amaze kubigisha, hari uburyo kiyabahaye ubushobozi bwo gukoresha ibyo bimera ndetse n'ubundi bushobozi. Ubundi kuva kuri gihanga kugeza ku mwaduko w'abazungu, basogokuruza bacu banyuraga mu nzira iziguye n'itaziguye kugira ngo bahangane, bamenye n'icyabarwaza n'icyabatera kugira ngo ibyabo biyoyoke ndetse bakivaneho. Ndashaka kuzajya mbibasobanura neza. Barasuzumaga bakamenya ikibatera uburwayi, bakamenya icyatumye ibyabo biyoyoka. Ubyumve neza, izi za rusahuzi mbabwira ntabwo ari iz'aka kanya. Hari ibintu bitatu batekerezaga ko bibatera uburwayi. Hari ukuba umuntu yarozwe, cyo ni icyambere, iyo nzabibasobanurira neza nitonze ikintu ku kindi. Hari igihano gikomoka ku bazimu, turagenda neza, ibintu bikakokama, ugasanga ibintu rimwe na rimwe birakujagararamo, icyo bita ibijaganyuro bikakurya, cyangwa se umuntu akabigutongera, cyangwa se umuntu akajya ibyo agutongera, ukaribwa umubiri wose kuva mu birenge kugera mu gitwariro, ugashya umubiri wose uribwa, ukajya no kwivuza bakakubwira ko ntacyo urwaye kandi ubabaye umerewe nabi. Noneho rero hari ikindi kijyanye no kurenga kuri kirazira. Ibyo bintu bingahe? Bitatu. Kurenga kuri kirazira, umuntu akageraho cyarenga kuri kirazira hakagira ibintu bimukukiramo, ugasanga neza neza amerewe nabi. Kumbe ibi bintu uko ari bitatu, kimwe muri byo nicyo kigenza gute, nicyo kikurwaza. Wowe unteze amatwi, ubabaye, urembye, uri hasi, watewe na nyamingi, cyangwa se ibintu barabiciririye mu muryango wanyu, none ni wowe ubisigaranye nawe byarakubushabushe. Ibi bintu bivanwaho. Gira uti uzano mu kigo kwa Kisake tube twagufasha. Murongo wa telefone ndashaka kugusubiramo kuko minota yarimo kugenda injyana. Unati mwaramutse neza? Ati ni bavuga y'ubusa mu karere ka, ati ntuye muri Ngororero, ati nanjye nzaza mumfashe. Uzaze rwose. Unati mwaramutse? Ati ngewe umukobwa yaranyanze, ati mwamfashe iki? Niko yarakubenze, ntabwo uzi gutereta. Uzaze nkwigisha uko batereta, cyangwa se nimba nawe ufite icyangiro uzaze nguha umuti utuma byibura nawe umererwa neza. Unati mwaramutse neza? Ati ndi ku Kamonyi. Ati muravura? Ati n'imitsi y'amaguru nge yaranjengereje, ubu ni uburwayi busanzwe nabwo nabuvuze. Unati mwaramutse neza? Ati Kisake ndagushimira, waramfashije nari imerewe nabi. Ati ibintu bihora biniga, ati rwose waramfashije ubu ngubu nta kiniga. Ati nzaza rwose ngushimire.
urakoze cyane, uzashaka uko wanyaruka. Ati ese ko ndwaye kwishimagura ati kwishimagura mu myanya y'ibanga, ati nkazana ibintu by'umweru hakazamo n'udusebe, ese iyo ndwara ati ni imitezi? Bishoboka kuba ariyo, bishoboka kuba ari tirikomonase cyangwa se andi ma infection. Bambitabaranya shaka 10,000 iyi poromosiyo itarakurangirana, uze mbanze menye, ibaze nawe umuntu umeze uku nguku ese yakwishimira umugabo? Rimwe na rimwe bamwe nta nubwo mubyara cyangwa se ntimubona urubyaro kubera ibi bintu biba bibarimo. Iyi tirikomonasi nk'uyu muntu umbwiye uku nguku iragenda rimwe na rimwe ikangiza mu myanya ishinzwe kororoka, igate udusebe tukazamo, rimwe na rimwe n'intanga z'umugabo zakwinjira zigashya kubera buno uku nguku ano masida itaba abarimo. Ndashaka kuguha umurongo wa telefone, umurongo wa telefone rwose pe nkagusezera. Unati arambwiye ati kisake, ati basogokuruza bacu ko babandwaga, ati none muri iyi minsi natwe tubandwe. Yaba byari biriho mwakamerewe neza. Ubu hari abavuze bati rwose umupfumu. Reka nkubwire, mujye munasenga, ni byiza gusenga, ni byiza, ariko kwivuza nabyo ni byiza. Nababwiye ngo basogokuruza bacu hari ibyo bakoreshaga. Ubundi kubandwa, guterekera no kuraguza byari uburyo bwo kugusha neza abazima. Muri iyi minsi muracyabagusha neza, karande zizageze bahagurukana. Ariko hano kwa Kisake uhageze birakemuka. Noneho Nyabingi ndetse ibitega, ibifaro, tugendane neza, amahembe, ibyo byose byashyirwaga mu majwi ko ari byo nyirabayazana w'uburwaye mufite ndetse n'ibihombo mu muryango. Iryo jambo waryumvise urizirikane. Ndashaka kugusezeranya nkagenda, ibi byose bizakemuka nuza ukangeraho. Andi ku murongo wa telefone ni 0788 00 75 130, 0788 00 75 130. Mwirirweho, mumpamagare tugende tuganira, muzaze mbafashe. Mubane n'Imana rero, bye.